muraho ese bafite ikintu ushaka kugurisha ariko utarabona isoko? Yego, birashoboka. Ushaka kuba ushaka kugurisha, kwamamaza, gukodesha, cyangwa se ufite ikintu cyose ushaka gutanga ariko utazi ukuntu wagitanga mu buryo bwiza kandi bwizewe. Click Rwanda turi hano kugira ngo tugufashe kubona igisubizo cy'ibibazo byose wibaza ku bijyanye byose n'ubucuruzi ndetse ku byo ushaka gutanga cyangwa kugurisha, gukodesha no kwamamaza. Yego. Click Rwanda dufite website y'ubucuruzi ifasha abacuruzi kugurisha, kwamamaza ndetse nawe ushaka kugura. Turi hano kugira ngo tugufashe kugura ikintu cyose wabasha gukenera hano mu Rwanda. Turabifite. Aho waba uri hose rero mu gihugu bikugeza aho uri nta kiguzi. Si ibyo gusa, niba uri umucuruzi ushobora kuba ufite shop, ufite iduka runaka ariko ukaba wibaza ni gute iduka ryanjye ryakaguka mu buryo bwiza kandi bwizewe. Yes, birashoboka. Ntabwo wakizera abantu bose 100%, ariko ndakubwira yuko hari website yitwa clickrwanda.com. Ni website nziza ushobora gufungura shop online, wabasha gupostinga wibereye aho uri, ugashyira nimero zawe za telefone, cyangwa se ukatugana tukagufasha gucuruza, kwamamaza mu social media yacu atandukanye. Dufite TikTok, Instagram ndetse na YouTube na Facebook. Aho hose ni social media zitandukanye ziriho n'abantu b'ingeri zose. Abantu bose bakoresha social media bose bashaka kubona ibicuruzwa byawe mu buryo bwiza kandi bwizewe kandi mu buryo bwihuse. So rero niba uri umucuruzi ushaka kuba ucuruza ibikoresho bitandukanye, amaradiyo, amapasi, amatelevision, amatara, imyenda yo mu rugo, ucuruza ibintu bitandukanye bijyanye n'ubwiza bw'abakobwa, ibintu byose waba ucuruza hano kuri website ya clickrwanda.com tugufasha kuba wabona abakiriya mu buryo bwiza. Yego. So niba ufite inzu, ufite imodoka, kwibaza se gute nihe nakora abakomisiyoneri beza babasha gucuruza ibicuruzwa byanjye kandi mu buryo bwiza. Yes, Click Rwanda iri hano igisubizo. Ntakeneye gushaka abakomisiyoneri hirya no hino kuko turari kugira ngo tugufashe. Clickrwanda.com dukora mu gihugu hose, dufite aba agent ahantu hose hatandukanye ku buryo badufasha ko product yose wabasha gushyiraho wabasha kubona abakiriya mu buryo bwiza kandi bwizewe. Si ibyo gusa, ushobora gufata amafoto ukayapostinga. Ushobora kuba ushaka kugurisha urugero nk'ibikoresho bya kaziyo. Ushobora kwibaza se nanjye ko mfite n'ibintu nshaka kugurisha, ese byakunda ko nanjye nshyira kuri website ya Click Rwanda? Ushobora kwibaza se ni ibyo abantu bafite business zikomeye gusa? Oya rwose, no ku giti cyawe birashoboka. Ushobora kwibaza se ngiye ko nta duka rinini mfite, wenda ngo mfite shop nini ndaranguza, ese byakunda ko mu kaduka kanjye gato mfite, ese byakunda ko nanjye mbasha gupostinga kuri Click Rwanda? Yego, birashoboka. Ntabwo twitaye ngo ufite iduka ringana gute, ntabwo twitaye ngo ufite ibicuruzwa bingana gute, ibicuruzwa waba ufite birashoboka yuko kubera uyu munsi ushobora gupostinga kuri clickrwanda.com ubundi ukabasha kubona abakiriya mu buryo bwiza kandi bwihuse. So rero icyo usabwa nta kindi, ujya kuri website ya clickrwanda.com, wamara kwinjiramo ukabona handitse ngo open shop, ugafungura shop, ukabasha gufungura shop mu buryo bwiza bwizewe nabwo wabyikorera. Si ngombwa ngo tuze tugufashemo, biroroshye, ni ibintu bitasaba n'iminota ibiri, ubundi ugatangira kubona abakiriya barenga 100 abakiriya mu buryo bwiza kandi bwihuse. So rero icyo usabwa nta kindi, ujya kuri website ya clickrwanda.com, wamara kwinjiramo ukabona handitse ngo open shop, ugafungura shop, ukabasha gufungura shop mu buryo bwiza bwizewe nabwo wabyikorera. Si ngombwa ngo tuze tugufashemo, biroroshye, ni ibintu bitasaba n'iminota ibiri, ubundi ugatangira kubona abakiriya barenga 100 buri munsi. So rero icyo nakubwira, turi isi turimo irihuta cyane mu iterambere, abantu benshi bakoresha ikoranabuhanga. So rero ubucuruzi bw'ikoranabuhanga nibwo bucuruzi bugezweho, nibwo bucuruzi bwa vision, nibwo bucuruzi bw'ikinyejana. So nta muntu rero wacuruje online wamugereranya n'umuntu ucuruza physical, kuko iyo ucuruza physical ubasha kubona abakiriya babandi nyine baza ahantu ukorera, ariko hari abantu benshi bategereje kubona ibicuruzwa byawe bari mu gihugu hose. None se abantu bazabibona gute wibereye aho ngaho? Ikibazo ntabwo abasha kubona abakiriya wibereye aho ngaho gusa. So ukeneye abakiriya ahantu hose atandukanye mu gihugu hose. Ukeneye iduka ryawe, shop yawe, ibicuruzwa byawe bigera ku bantu bose mu gihugu hose. Kugira ngo bigireho rero ni uko uzakorera online. So rero ndagushishikariza kugira ngo usure website ya clickrwanda.com ubundi ubashe gushyira ibicuruzwa byawe tugufashe kubicuruza mu gihugu hose. Murakoze cyane.